inzu ntabwo bayigurishe papa, nta nzu wari ufite wagomba kugurisha ngo bajye kuvoma amazi mu bihaha. Ntayo, nta kintu na busa wibitseho. Ariko Yesu, oh haleluya, waje gushaka, ugiye kumbona muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Urabyizera? Zamura ikiganza, ntidutinda hano, mutuge ibiganza hano. Kandi ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha. Mana ndakwizeye, nabonye ukiza kanseri hano y'inkondo y'umura, narakubonye ukiza imitima, narakubonye kuri rukundo utarahagurukaga hano bamuzana bateruye barambika hasi, nakubonye agenda, nabonye ukora ibitangaza byinshi. Ibi bihaha, uyu mutima, uyu mwijima, izi mpyiko, uyu mugoroba ndazibwiye ngo lopete sosike, mbonye ko ari imbaraga z'abadayimoni zije fire, acira umuriro, acira umuriro, acira umuriro. Ibihaha bikozweho, umwijima ukozweho, le pate sosi, loninete sosike, o pate sosike. Kuboko kuwiteka kukugezeho, ndasenya izi mbaraga zose z'abadayimoni, izi ndwara zose mu nda zawe zirwaye, ndazibwiye ngo wandwara we, nta kintu na kimwe ukoze mu kanwa, yaragiye gupfa. Ariko normale nesosike, ibyo abaganga bavuze byari ukuri. Ariko Yesu uri Imana ishoboye byose. Wabwiye Mose mu Kuva 3 urambwira ngo witwa ishobora byose. Lone nesopa josike, ndasenze inyama yose yari muza bw'uyu muntu nyihinduye nsima. Uyu mupapa azaza ashima Imana, muheje kwa muganga, nasubirayo barasanga ibihaha n'amazi akirimo, nasubirayo basanga impyiko zakize, nasubirayo basanga ari muzima, nasubirayo abonye ubuzima, agiye kunywa, ntabwo yongera kuruka mu izina rya Yesu. Ni ikimenyetso cy'uko umutabaye. Amen. Hagara hanga naha bigiye kubera nyine hanga kuri bose babireba uko nyine. Akira sengeye akakaji akimana kukanywa, Imana imugiye neza, ntiyabongera kuruka. Amen. Nawe ukazanye, Imana ikugiye neza. Mu kino cyumweru ubonye kado y'Imana. Iyo mwaga wahita guruka ngaho ngo turebe. Aratunywa twose. Imushira inyota ya soko y'amaraso yawe. Nawe Imana ikugiye neza mu izina rya Yesu. Ibyaha ndagushima Yesu, kubwayo narababariwe. Hariyongeza ya soko y'amaraso yawe, nishiyemo nozwi ibyaha, ndagushima Yesu, kubwayo narababariwe. Papa, urumva umeze gute? Ndagushima urumva akajika kugeraho neza. So mushira inyota, bakuvangiye bakuzaniye n'inyange. Ya soko y'amaraso yawe, ninjiyemo nozwi ibyaha, ndagushima Yesu, kubwayo narababariwe. Ndagushima bagwe mikrofone. Mwami Yesu, uyu mugoroba urankijije indwara zose nari mfite. Subiye kwa muzima, ngiye gukora umuryango wanje none n'iteka ryose, none n'iteka ryose. Amen.
Amen. maye